Mwiriwe. Nuko Imana iravuga iti reka tureme umuntu ase natwe, ategeke ibiri mu nyanja n'ibiri mu kirere n'ibiguruka byose n'ibikururanda byose. Hanyuma umurongo wa 27 ukatubwira uti nuko Imana irema umuntu ngo ase nayo, ategeke ibikururuka byose n'ibiguruka mu kirere n'ibyoganyanja. Nuko Imana yaremye umuntu, umugabo n'umugore. Murakoze. Uwo ni umurongo wo mu ntangiriro muri Bibiliya, igice cya mbere, umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27. Ese koko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana? Icyo ntabwo ari cyo kibazo cyatuzanye, ahubwo twebwe tuje kureba abantu badasanzwe muri iyi si, cyangwa se abantu bafite isura idasanzwe muri iyi si, bakaba batangaje cyane ariko nanone bateye ubwoba kuko batameze nk'abandi bantu. Twatangiye rero, abantu benshi hano bagiye bahura n'ibibazo by'ubumuga cyangwa se uburwayi, bigatuma bagenda bagira ingingo zitameze nk'iz'abandi guhera ku isura. Hari n'abafite amaboko atameze nk'ay'abandi, abafite umutwe wagiye uhindura uburyo uteye cyangwa ahindura imiterere kubera ibibazo byinshi bitandukanye, harimo za kanseri n'izindi ndwara z'amagufwa. Hanyuma hari abafite uburwayi bw'amaboko atameze neza, hari abafite ikibazo cy'uburebure budahagije cyangwa se ubugufi bukabije. Hanyuma hari abafite ikibazo cy'amenyo n'amatwi bidateye nk'iby'abandi. Tukibaza rero impamvu nyinshi zaba zaratumye bamera gutyo ntibamere nk'abandi. Ikindi kibazo tukibaza nimba nabo bari mu ishusho y'Imana, bikatuyobera. Ariko ntabwo ari twe twabaremye, nta n'impamvu dufite yo kubatindaho, ahubwo twebwe twagira ngo turebe abantu basa nk'aho badateye nk'abandi, ku buryo ushobora kumubona ukikanga, ukaba wakiruka ugira ngo ni inyamaswa kandi ari umuntu mugenzi wawe. Nibyo rero, uwagira igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo yatubaza, yatuvugisha muri komenti. Murakoze. Mwibuke gukanda like, share na subscribe. Murakoze cyane kubana natwe. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri YouTube channel yacu. Mukomeze mubane natwe tubagezaho amakuru adasanzwe kandi amakuru yihuta na siyanse nyinshi n'amakuru ashyushye yose turayafite, turayabaha umunota ku munota, 5 kuri 5. Murakoze. Mwibuke gukanda subscribe, like na share. Ciao.